Shalom, shalom. Abakunzi bacu tubaha ikaze nk'uko bisanzwe muri iki kibanza cyacu cyo kuganiramo, aho twazanye abatumirwa twifuje kuganira nabo hejuru y'ubuzima busanzwe. Nagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze tubaha umwanya batwibwire, hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abatumirwa rero ni ikaze muri iki kibanza, mwibwira abakunzi bacu hanyuma tubone kuganira. Murakoze, nitwa Ndori Eli, tuye Kampala, nsengera mu itorero ryitwa Elim Life Bridge Ministry rikorera mu karere kitwa Bujuko. Murakoze. Murakoze cyane, twishimiye kubana namwe uyu munsi kuri iyi channel yacu kandi yanyu. Nitwa Kabuye Sankara, ndubatse. Murakoze. Abatumirwa bacu murakoze cyane kutwibwira. Nagira ngo none nkuko twamaze kubivuga ko twifuje gufata umwanya wo kuganira, turi buganire mu buryo bwo kubazanya utubazo dusanzwe hejuru y'ubuzima busanzwe tugenda tureba gutambuka ku bantu mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'umwuka bw'abakristo. Nimba wenda ntaniyoshe, ndagira ngo muri abakristo ko mwana yivuze, ngira ngo Abakristo. mwemera Yesu. Abakristo ni pasiteri ni evangeliste. Murakoze cyane. Hanyuma hari utubazo ngize iminsi ndeba, nifuje ko twabona abatumirwa bakagira icyo babidufashamo. Abakristo mu gutambuka ku social media, aho abantu wenda baba bafite uko babyumva gutandukanye, namwe wenda mufite uko mubyumva, ari nako twifuza ko wenda mwadusangiza ibitekerezo byanyu hejuru y'abanyamasengesho, abantu bitwa ko ari abanyamasengesho. Ese buriya haba umunyamasengesho? Muramenye uko mugenda musangizanya amagambo ko ikiganiro ni kimwe, ariko nicyo nagira ngo tuganire uyu munsi. Nubwo tugenda tubishiramo ibice byinshi, ariko cyane umutwe nyamukuru n'uwo. Haba umuntu witwa umunyamasengesho? Murakoze cyane, gize neza kubaza no kuganira. No muri comment abantu baragenda nabo batanga ibitekerezo, kuko ni ugufashanya. Ubwenge si ubwumwe n'ibitekerezo si ibyumwe, ngira ngo kandi iki kibazo kigenda kigaruka cyane ku bantu bose ndetse benshi batandukanye. Umunyamasengesho abaho, jewe niko mbyumva, kandi ngendeye kuri Bibiliya umunyamasengesho abaho, kuko Yesu yadusigiye ijambo rivuga ngo dusenge iteka. Ngendeye kuri iryo ryonyine, ntekereza ko buri muntu wese agomba kuba umunyamasengesho, kandi Imana nta buryo twoyimenya tudasenze, kuko niho tuganirira nayo, niho tuvuganira nayo, niho tuyibwirira ibyacu n'ubwo ibizi, ariko ibishaka ngo dusubire tubivuge dusenga. Ni muri urwo rwego rero njewe nemeza neza ko nshingiye kuri Bibiliya ko umunyamasengesho abaho. Mwene data Evangeliste Sankara, nawe wovuga? Murakoze cyane. Sinjya kure y'ibyo mwene data yaravuze, ni nawe muvuga ubutumwa gani ukomeye. Niwe muyobozi wanjye. Icyo rero navugaho, nanjye mvuga ko nshingiye kuri Bibiliya, imirongo imwe yaravuze niyo, n'iyindi twagiye kwishaka ni myinshi, ko umukristo ni umunyamasengesho. Kuko ubundi sinzi ko umuntu yakwavuga ko ari umukristo adasenga, ntibibaho. Iyo umuntu rero adasenga aba ari umukristo. Ko gusenga ni ukubyatura. Bibiliya itubwira ko nta muntu ukizwa atabyatuye. Nitwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, deja icyo ni igice kimwe cy'isengesho. Ahubwo ikibazo tugira ni ukumva isengesho niki. Ariko icyo warubajije tutagiye kure cyane, nuko umukristo ni umunyamasengesho. Nta mukristo wabaho udasenga. Ese umunyamasengesho abaho? Umunyamasengesho abaho. Abaho. Hanyuma mubisobanuye neza, kuko
n'undi nicyo twifuza ko abantu bagenda wenda babyumva babisobanukirwamo ariko se abavuga ko atabaho bo ko umuntu wese ari umunyamasengesho namwe ko mubivuze ngirango Yego. none se aba badasenga kandi batabigira ubuzima kandi ari abakristo bo Abo sibo. uwo si umukristo sinzi ko umuntu yavuga ngo nicyo twari tuvuze kandi ikibazo kirakomeye n'abantu baraza kwandika muri komenti ibibazo bisigaye bikomera kandi byari byoroshye nanjye ahubwo nari ngiye kubaza evangeliste hano batubajije ariko nanjye ndamubaza ahubwo njyewe ntekereza ingorane ihari uruvuze nuko dufite itimu mu ikanisa yitwa abanyamasengesho kuruta abandi aho ngaho nanjye niho nzangira ikibazo wenda naho ntekereza sinabihamye ariko ntekereza ko n'abavuga ko umunyamasengesho atabaho ari igihe twagize timu mu ikanisa ko ariyo banyamasengesho kuruta abandi noneho waza aho ngaho niho duhita dutandukana ugasanga ugiye muri ministry 5 nta ministry y'abanyamasengesho irimo ahubwo igikorwa cyo gusenga ni cy'umukristo wese iyo twakigize ministry rero niho tuba niho ntekereza tuba twabikoze nabi niho dushobora no kubura icyanditswe muri Bibiliya ariko icyanditswe cy'umunyamasengesho cyo kirahari abo rero bavuga ko umuntu atari umunyamasengesho cyangwa abo baba babyishe cyane icya kabiri abitwa ko ari abakristo kandi hanyuma ntibasenge nabo baba babuze ikintu kinini sinzi ko ubukristo bwakuzura budafite amasengesho kuko gusenga ni ukwatura Yarakoze cyane ni nkaho nawe dushize ahandi hantu aho aratumaga turahita dusura kuko nyine abaho adusubije ahandi hantu impamvu naje kugira ngo mwene data nawe wenda ubone uko uza kudusubiza dufite abantu bitwa ko ari abakristo ariko bashobora kuba batekereza ko bo isengesho basenga ritakumvikana bakaba bashaka undi muntu banyuramo kugira ngo abasabire akuriye asaba turika bazaca muri Mariya gakuriye turika baca muri Mariya abasabira imbabazi kuri umuhungu so nagira ngo rero tubisobanurire kugira ngo abantu babyumve nimba koko mwavuze ko umunyamasengesho abaho kandi buri muntu wese ari umunyamasengesho kuki bigira itandukaniro muri twebwe abasenga ugasanga bamwe nkaho aribo babibereye banagomba kubikora ariko abandi batagomba kubikora bajya nabo banabikora bategereza ngo wenda batabyumva bazabyumva bose bitwa umuntu ugasanga ni intambara ikomeye hagati y'abantu babiri ubyumva kimwe urakoze cyane ntekereza ko ibintu byose ni mu bitekerezo niho byagiye bipfira dufite abantu benshi mu itorero bumva ko aribo ba nyiraryo cyane kuruta abandi nkaho aribo ba Yesu baripfiriye niyo ariko nobyita hakabaho n'abandi basa naho bo ari abagenerwa bikorwa mu itorero kandi mu by'ukuri ari cyo kitari cyo kuko umuntu wese wakijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza agomba kuba afite uruhare rwe k'urugingo rwa Kristo mu mubiri wa Kristo ari ryo torero ni ukuvuga ngo umuntu kubera ko ari urugingo rwa Kristo mu mubiri wa Kristo nta n'umwe wakagombye kuba afite umumaro kuruta undi uyu ngo avuge ngo niwe munyamasengesho cyane uriya ngo si umunyamasengesho cyane impamvu wenda ntekereza ko ibyo bigenda bibaho n'iyo konfusi igenda iba mu bantu ni uko wenda hagenda habaho kwitiranya ahubwo impano abantu bafite akaba arizo bigereraho ubukristo cyangwa bigereraho kuba abana babishikire kuri Yesu cyangwa ku Mana kandi Bibiliya iratubwira ko Imana yagiye igabira umuntu wese bijanye n'ubushake bwayo umuntu wese yamuhaye itaranta ashoboye iyo yaguhaye nizakubaza aho rero tukabyica bikatuyobera tugasa nkaho abahawe guhanura aribo bakuru ari nabo cyane kuri ico c'abanyamasengesho bigarukaho
uwasirimbye cyane, uweretswe, uwashamburiye, uwahanuye, uwabwirije, ubu ngubu ni umunyamasengesho. Tukirengagiza ko uyu wese wamaze kwatura akemera mu mutima akizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza we, ikintu cya mbere agomba gufata ni ugusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Nizo nkingi zombi, ijambo ry'Imana rikamubwira amakuru, yasoma Imana umwuka wera akamukomeza muri bya bindi yabwiye, kugira ngo abe umukristo wuzuye. Nk'uko mwene data avuye kubivuga, ntabwo umukristo udasenga yaba ari we. Ubuzima bwa Yesu, kuko niwe cyitegererezo, yabayeho mu buzima bwo gusenga. Yirirwaga abwiriza ngo imbaraga zikaba zirarangiye, nijoro akaja gushaka izindi mbaraga zo gukoresha umunsi w'ejo. Uwo rero niwe witwa Kristo, natwe tukababe, ari naho izina aba Kristo ryavuye. Tutageze rero ikirenge muce cyaba ari ikinyoma. Nta mukristo waba uhari, nta munyamasengesho waba uhari adakoze ico kintu. Wavuze akantu keza, reka nongereho ko turaganira n'abantu, wenda bazakora comment twumve. Abantu muri gukurikira ikiganiro muzashireho comment turebe, ariko yavuze ikintu cyiza, nicyo nashaka kongeramo gatoya gusa. Nukuvuga ko ingorane dufite, ikibazo kinini dufite ni ugutandukanya impano n'ubukristo. Yesu mu mpano yasize, ntabwo yasizemo impano yo kuvuga ngo mwebwe bamwe yabahaye kuba abanyamasengesho ngo abandi oya, kuko gusenga ni igikorwa rusange cy'abakristo. Umukristo wese agomba gusenga, ariko noneho muri kwa gusenga cyangwa muri bwa bukristo hakazamo impano zitandukanye. Muri izo mpano rero niho yahaye bamwe kwirukana abadayimoni, abandi gukora ibitangaza, abandi gukiza abarwayi. Icyo rero twebwe aho tubyikira nuko gusenga ntibigira igihe runaka, ni ikintu gihoraho cyabo n'ubuzima bwa buri munsi, ariko gukora ibitangaza bigira igihe. Iyo rero twageze muri cya gihe dukeneye ko dufite umurwayi, dukeneye uyu mwene data afite impano yo gusengera abarwayi, si rusange, ariko ntibita bimugira umunyamasengesho ngo ngewe binsige. Oya, twageze mu mpano yo gusengera umurwayi. Ngewe rero udafite iyo mpano sinkenewe mu cyumba, reka mvuge gutyo, cyo gusenga cyangwa aho umurwayi ari. Ukenewe ni mwene data kuko afite iyo mpano, ariko nanjye wasigaye ndi umunyamasengesho. Icyo nicyo kintu twagombye gutandukanya. Dutandukanye ko hari ugusenga, hari n'impano. Igihe rero dukeneye tugeze mu mwanya w'impano runaka yo gusobanura amandiko, yo kuyandika, yo kugira gute, uwayanditse siwe musenzi kuruta undi. Kandi icyo gihe ntabwo turi buhamagare ikanisa ryose ngo tujye gusengera umurwayi. Oya, dufite abantu babiri tuzi ko bafite iyo mpano, iyo barambitse umurwayi ibiganza ku murwayi ahita akira ako kanya. Icyo gihe rero nicyo yavuze akantu keza, niko naringize ngo wenda ariko kumvikanisha impano zo ziratandukanye, ariko ntawe ugira impano yo gusenga ngo ndayisige. Twese dufite ni umurimo wo gusenga, ni igikorwa cy'abakristo, ni ubuzima bw'abakristo. Ntawe wabaho rero adasenga. Nako nashaka kongeraho. Arakoze cyane. Icyo Yesu yadusigiye ubundi buriya, icyo yatandukanyije ni izi talento, arizo mpano. Ngo amare muri izi talento ikintu yazihaye kugira ngo iyi talento izunguke izakomere, ni ifumbire n'aya masengesho ya buri wese. Wowe nimba yaraguhaye gukubura mu ikanisa, bizakomezwa no gusenga. Nimba wowe yaraguhaye kuririmba, bizakomezwa na kwa gusenga. Ni ukuvuga ko umurimo umukristo wese agomba gukora, byanze bikunze, ku manywa na nijoro, nimugoroba na mu gitondo, ni ugusenga. Kuko Bibiliya bivuga neza ngo musenge ubudasiba. Mu Kirundi bazavuga ngo ni ubudahumeka, ni sans cesse mu Gifaransa. Donc ubudahwema, ubutitse, nibwo buzima bwa Gikristo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari akantu mwari muvuzemo nagira ngo wenda nako mukadusobanurireho muri iki kiganiro, kuko mwari muvuze ko muri bimwe umunyamasengesho akora, mwavuze ko harimo baba bafitemo n'impano zishamburiye. Ariko nkabangiza iminsi mbona kuri social media zitandukanye y'abantu babitanga amakomenti bitewe nuko babyumva. Bamwe bavuga ko iri ari imyuka, ari umukuva kuri Satani, abandi bakavuga ko ari ukuraguza. Ese mwebwe murabivuga iki? Ko numva mwabivuze muri bimwe
usanga abanyamasengesho bakora ni ukuri cyangwa si umwuka w'Imana uri? Murakoze cyane, numva mwabidusobanuriye nabyo. Ibibazo byawe birakomeye, ariko ni byiza ku bakristo. Gusa wenda umuntu atagiye kure, sinabyita ko ari umwuka wa Satani, kuko na Yesu yarabivuze, abantu bamubwira ati nta kindi kimuhesha gukora ibi bitangaza, akora akiza abarwayi, yirukana abadayimoni, agira gute. Abantu baravuga ngo ni umwuka wa Beelzebul. Yesu aravuga ati niba ubwami bwigabanyijemo, niba ubwa Satani bwigabanyamo, buba butsinzwe, bushize imbaraga. Icyo rero sintekereza ko ari umwuka wa Satani uha abantu gukora biriya, cyangwa ngo bashamburiye bakoreye mu mwuka wa Satani. Hoya, Yesu yadusigiye ubwo butware. Usomye mu butumwa ko ari bune, uzasanga ayo makuru. Yesu yagiye abwira abantu ko abasigiye ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Ndetse wenda ntanze urugero rumwe nihuse kugira ngo na mwene data avuge. Hari umunsi yatumye abigishwa 70 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, baragenda barabikora, ngo bagaruke baza bafite ibyishimo byinshi, bamubwira ngo ibitangaza byakoretse n'ibiki twirukanye n'abadayimoni. Yesu arababwira atoya, mwebwe mwishimiye igitoya, icyo mwagomba kwishimira niki? Mwagomba kwishimira ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Tenabyo byo kwirukana abadayimoni narabibahaye, ni ubutware mufite. Dufite ubutware rero bwo gutegeka no kwirukana abadayimoni. Sinavuga ko ari umwuka wa Satani, ahubwo icyo abantu bareba ni discipline. We nasoza kugira ngo mwene datavuge, twebwe duhuza ibintu titumenye ahabaye ikosa, ahubwo discipline niyo twagarukaho. Ese discipline byakozwemwo niyo niko byagomba kuba byakozwe? Ngewe niho mbona haba ikibazo. Ugasanga ahubwo twishe discipline buryo twagombaga kubikora, cyangwa umurongo w'itorero bigatuma tubyita ikindi kintu. Ariko rwose ngewe kurikije Bibiliya sinavuga ko ari umwuka wa Satani, ni umwuka w'Imana. Izo mpano Yesu yadisize mu bantu kwirukana abadayimoni no kugira gute. Ahubwo discipline byakozwemo niyo byagomba kuba byakozwemo. Ngewe niho mbona hari ikibazo. Arakoze cyane Sankara. Kuri ico kibazo wabajije naje ngize iminsi mbyumva, ariko jewe simbyemera ko ariko kuri. Ahubwo nagumye kubitekereza nsanga ubungubu icyo umuntu atemeye atanashoboye ari mu gukenera kugishakira izina yacita kugira ngo kitaza kumugiraho ububasha se cyangwa ubutware. Niko ntekereza. Nabona wenda mwene data andushije kuririmba cyangwa kubwiriza, ngashaka icyo mugerekaho kugira ngo kwa kuririmba kwibona ko gutakaza agaciro. Tekereza ko abantu b'Imana rwose twarinjiriwe, ahubwo nukuba maso. Mu by'ukuri niko mbibona, kuko abantu benshi ubona babicamba byabagiriye umumaro. Hari umunsi byigeze kubagirira umumaro basubiye mu buzima bwabo, simbazi bose, ariko tucukumbuye twosanga babizi neza ko byigeze kugira umumaro kuri bo igihe babyemeye, ndetse n'ubu batabyemera bifite umumaro. Yarakoze kuri Bibiliya. Baze kureba muri Matayo igice cya 12:22 ugakomeza, no muri Mariko 3:20 kugeza kuri 30, no muri Luka 11, aho babwiraga Yesu ni hariya warukoze ngo uyu nguyu nta wundi umuha ubutware bwo kwirukana aba badayimoni, umuntu wari ikiragi akaba n'imvubu. Yesu ngo mukiza baravuga ati nta wundi wo muha ubutware ni Beelzebul. Yesu arabwira ati niba ubwami bushobora kwirukana ubundi bwami, ko muri hari imbaraga bwo bufite. Dushingiye kuri ico canditswe n'ibindi, gushamburiya, guhanura, kwerekwa, ntabwo byova kuri dayimoni. Ntaho byova. Ntabwo dayimoni yoza gukura amapepo mu muntu ngo azobakira dayimoni. Ababaye Yesu. Ikindi kandi nkumva mu by'ukuri iyo confusion mu bantu igenda ishire,
abantu bumve ko Imana ihari ikora kandi ivuga, ikavuga mu nzira zitandukanye kandi zigaragara zivuga. Icyo yaravuze mwene data wenda naje nsindagiraho niyo discipline. Kandi discipline ntabwo ari ubukristo, biterwa n'imikurire y'umuntu, biterwa n'imiterere y'umuntu, biterwa n'aho umuntu yarerewe. No mu buzima busanzwe hari abantu batubaha. Umwana mu nzu ugasanga ntiyubaha, abashitsi baza akaburira akabatuka. Ibyo byo ni bisanzwe mu buzima busanzwe. No mu ikanisa rero dufite abo bantu bafite izo mpano ariko zitarezwe ngo zihabwe discipline. Niba Imana yantumye kuri Sankara, singira ubwo butwari bwo kumusanga ngo mubwire, ahubwo nkabivugira ku gatutu. Kandi ibyo bintu mu by'ukuri bya Sankara ntibireba itorero ryose, ntibireba iteraniro. Nakagombye kumusanga nkamubwira, akambaza ngamusobanura nkamuha icerekezo. Noneho rero kubera ko abantu bagiye babwirirwa mu ruhame, bararakara birabababaza, bituma nabo bahimba irindi zina ryo kuvuga ko ari umwuka wa Satani. Njewe nuko niko mbyumva. None se tuvuge ko abantu bose bashobora kuba bashamburiya cyangwa se bafite ziriya mbaraga zo gushamburiya ari umwuka uva ku Mana bose? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ntawohamya, njewe hari abo nzi neza biyita ko bashamburiye ariko badashamburiye. Cyo kirakomeye ariko kirakomeye kandi kiriho. None akabesha abantu ngo yashamburiye atashamburiye. Ubu rero si umwuka w'Imana. Hari abandi numvishije hano ntibarahagera ngo baja muri Nigeria n'ahandi bagahabwa uriya mwuka. Mu by'ukuri icyo mpamya neza naho aho umwuka w'Imana ari na Satani arapirate agahanga uwiwe. Niba rero uko guhanura cyangwa se gushamburiya kw'ikinyoma guhari, ariko gushamburiya k'ukuri nako kurahari. Mbese uko gushamburiya singuhakanye, gushobora kuba guhari sinkuzi, ariko ugushamburiya k'ukuri kurahari, kuko nabonye aho bashamburiya bari barwaye barakira. Ndasubira mbona naho umuntu yitwaje ibyo ashamburiye. Urumva ko abantu bombi bahari. Icyo rero tugomba kukimenya tukagenzura, kuko biri tubwira ko tugomba kugenzura imyuka yose. Bibiliya byemera tugenzure imyuka yose, ariko icyo mpamya guhanura no gushamburiya k'ukuri kurahari. Nuko ikinyoma kurahari. Icyo naringiye kunganiraho ni naho ngaho asoreje, niho naringiye kuvuga uko hariho abakozi beza b'Imana, hariho n'abakozi ba Shitani. Icyo ni ihame, kandi nabo beza mu murimo wabo. Icyo gihe rero ntabwo twari dukwiye kubigira ibintu wenda ngo tubiremereze. Yesu azarinda aza, isi izarinda ishira, iyi ari uko bimeze. Si ibintu byenda gushira uyu munsi cyangwa ngo abantu babirwanye ngo bishire, oya. Kandi ntibinabayega mu gihe cyacyo. Icyo naringiye kongeraho kugira ngo kuri iyi ngingo warubajije, ikintu kimwe, hari ibintu byinshi wenda nuko tutari twamenya ikiganiro uyu munsi, ariko wenda ubutaha ntitukigarukaho, nimba tuzakigarukaho. Hari ibintu byibura Bibiliya itubwira tukwiye kugenzura kugira ngo tumenye ko uyu muntu ari umuhanuzi w'ukuri, ari umukozi w'Imana w'ukuri. Kuko Bibiliya iratubwira ngo ntimugahinyure imyuka, ahubwo mugerageze imyuka. Icyo bishaka kuvuga iki rero? Si uko dufata ibintu byose ngo tubyemere nk'ukuri, ariko kandi ntitubipinga tutarabigerageza. Kubigerageza ni ukwerera, ni ukubishyira ku munzani, kandi umunzani ni Bibiliya, ukareba ko iki kintu gihura n'ijambo ry'Imana. Igihura rero n'ijambo ry'Imana ni ukuri, ikidahura n'ijambo ry'Imana si ukuri. Ibyo kandi ni ibintu bibiri bizabaho kuzageza Yesu agarutse gutwara itorero. Bizahora bihanganye. Ibyo ni ihame, si ikintu twavuga ngo kirashyira uyu munsi. Ariko kuba hariho abakozi babi cyangwa abandi bantu bitirira ibyo badakora, ntabwo bita bisobanura ko tudafite abahanuzi b'ukuri, ntabwo bisobanura ko tudafite abashamburizi b'ukuri, ntabwo bisobanura ko gushamburiya ari bibi. Ahubwo ni ukwiga za discipline. Ngaruke ku kantu gato yavuze, kuriya discipline ni ikintu cy'ingenzi. Aho umuntu yakuriye, uzarebe n'umuntu wabaye mu bushora. Umuntu wabaye mu bushora ku gasozi kiwe, ku karenge kawo bonyine, iyo ageze mu bandi usugira ngo uzayibaza nimba yararezwe nimba atararezwe. Abantu abamenyereye yimenyereye kuragira.
amenyereye yaramenyereye kuva ku musozi akajya ku wundi nta muntu ahabona, noneho yageze mu bantu ni umuntu mukuru, ibyo wamubwira ntabyumva. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Discipline rero natwe z'amakanisa aho turererwa nizo zituma dukora ibintu neza, kandi icyo gihe n'umuntu wabona ko yishe discipline wamugarura mu buryo bwiza, ukamwereka uburyo byagomba kuba byakozwemo bitewe n'aho uri, kuko nibiga dutekereza ngo wenda twebwe ngo kutwicaye hano dushobora kwemera discipline bitewe n'aho turi uyu munsi, cyane ari nacyo gifite imbaraga uretse wenda aho twakuriye. Tubanze tuvuga aho turi, kuko dushobora no kuva hano twaje ahandi tugasanga discipline dufite si nziza iwawe. Ibyo ni ibisanzwe, ibyo ni ibintu bisanzwe, si ibintu byatwagombye gupfa, ko discipline irahinduka bitewe n'aho umuntu ari, bitewe n'aho ageze, bitewe n'igikorwa kiriho muri ako kanya. Ariko nyine tukabungabunga cyangwa tukagerageza kubungabunga ino discipline ntituyice, kuko ni icyo ngicyo numva. Hari uwo se iyo abantu baganiraga arashobora kubaza ati se nibagaragaze hari uwigeze abona aho ubushambure kwakishije umuntu? nihereyeho njyewe ubwanjye, wenda si ubuhamya natanga burebure, ariko njyewe nabonye aho gushamburiya kwakishije umuntu arakira, wahwereye wahandi twari twibaza ngo se biragenda gute. Icyo gihe twari mu cyumba twari dusengera umurwayi, twari benshi, ariko umurwayi haragwara nyine, gukiza ni ukususu kwacu. Ubundi ndore ingorane tugira nuko tunanirwa gukora ibyacu tukajya mu mwanya w'Imana. Twebwe umurimo wacu ni ugusenga, ariko gukiza ni ukw'Imana. Ariko nyine tutangira kurwana nuko ese umuntu bigenze gute gushamburiye gusa, wenda sinjya muri byinshi. Gushamburiye igihe ko baragifata, umuntu arabyuka, byarangiye arabyuka aba muzima. None uyu munsi habe naje jewe naje ndabizi si amakuru, sinakure n'aha Kampala. Umwana wari urwaye yagize iminsi myinshi, yabaga mu wanje, apana hano mu wanje. Turamusengera, Imana itanga gahunda, twari kuri Prayer Mountain n'abantu bahani iwacu Kampala, mbavuze mwobamenya kuko gatura abana hano. Imana itanga gahunda, bahamagara igiheko kiviyo cari kiritura, turagifata aho umwana yarari, araduhamagara ngo arakize. Apana ibintu byo kuvuga ngo arabanza araremba, yamahaguruka ubwo ngubwo arakira aba muzima. N'ubu nyine yarashatswe arabyaye rwose. Gushamburiya ni ibintu utora ukeka nguvugo wobimbwira se gute ko ari umwuka w'abadayimoni. Cokoze abadayimoni nyine twabivuze uhereye ku bwa Mose. Mose se ndi yahinduye amazi atumwe n'Imana, n'abakonikoni barayahindura. Iyo myuka irahari, ariko gushamburiya kukuri nako kurahari. Ubundi se sinzi impamvu, keretse niba abantu batakikemera ko Yesu yasize impano zitandukanye. Yesu ubwe yarabivuze, Paul yarabivuze mu nzandiko ziwe, ko bamwe yabahaye kubaba abanda. Yesu yadusigiye ubutware bwo gutegeka no gucaha. None keretse niba tutemera ibyo Yesu avuga, ariko niba nibi hari imbaraga. Ubundi tubona muri mission, ubundi nuko nacyo wenda ari ikindi kinini, ariko twakoze mission muri byinshi bizana abantu kuri Kristo byihuse. Na Yesu yarabikoze, na Paulo yarabikoze, na Petero yarabikoze. Natwe uyu munsi muri byinshi bizana abakristo vuba kuri Kristo, abapagani kuri Kristo, ni ibitangaza. Iyo ugereze ku bitangaza, ibitangaza ni inzira imwe yemeza abakristo, abapagani nako ko Imana iriho. Ubundi ntubona ibitangaza byinshi kibyari bikwiye gukorerwa mu rusengero cyane, ahubwo twari tugiye kubikorera hanze mu nzira zigera nko kuri 6 zituma abantu baza kuri Kristo vuba. Nuko hakorwa ibitangaza, kuko ntiwakwigisha umuntu Bibiliya. Ibi tuganira nuko tubiganira nk'abakristo, ariko iki si ikiganiro wojyana mu bapagani bataremera Kristo. Ibi rero tuganira twebwe turaba Kristo, ariko nituje hanze
ibitangaza ni inzira imwe yihuta yo kuzana abapagani kuri Kristo, noneho bagira mu itorero bakigishwa ibi twaba tuganira. Noneho sinzi rero ukuntu niba tutemera ko ibitangaza byakozwe kandi bikiza, twaba tutemera ijambo ry'Imana. Ariko niba turi abakristo twemera ijambo ry'Imana, Yesu yadusigiye ubwo butwari. Paulo yarabivuze ko yahaye bamwe ubushobozi bwo gukora ibi n'ibi. Ngunganiye waho impamvu wenda iki kibazo cyo gusenga wenda kigenda kizana amakimbirane wenda no kutabyumva kimwe. Uyu munsi yo niriwe wogira ngo umuntu yarazi ko ikiganiro kiriho, Wiriwe bakubaza, niriwe mbazanye n'ibitekerezo. Sanga ahubwo impamvu nyamukuru yabayeho yazanye ikibazo nuko gusenga kwabaye imvugo. Yes. Abantu barabivuga, basigaye babivuga, bakabyamamaza. Gusenga turabanye amasengesho, twasenze izi nshuro, twagize gute, ariko ntibabe mu buzima bwo gusenga. Ugasanga abantu babivuze, byavuzwe cyane, ariko ntibyakozwe cyane. Kuko wabikoze cyane, ubuzima manifestation y'amasengesho akora umurimo ukomeye kandi ntugirwaho imbaga. Kuko ntawo kugisha imbaka wuzuye izo mbaraga zihaye zigira icyo zigaragaza. Noneho rero habaho kubivuga, abantu baba abanyamasengesho, barababa mu kanwa, baba abayumbe, benuko, ariko habura izi mbaraga, manifestation za priere zirabura. Ariko iyo aba twararetse kubivuga, twamara tukabikora, utubonye akayatubonamo, utwumvisha akayatwumvamo, noneho bya bitangaza bikaza byikora hatabayeho kubivuga ku gatuti, hatabayeho kubitangaza mu giterane, hatabayeho kubisakuza. Imbaraga kurya ba Pawulo bagaza baca ku bantu bagakira, ibicucu zabo bikabakiza, bakabashira mu mushware, utugutya yagakoraho, bakora ku mahuzu ya Yesu gutya. Buriya bwari ubuzima bw'amasengesho butari imvugo y'amasengesho. Kumva icyo nicyo cyatumye abantu benshi bibagora, biswa abayumbe bagize gutya, biswa abanyamasengesho bagize gutya, biswa abangaba byagenze gutya. Ico kigenda rero kigira abantu batangira gucokora amasengesho. Nico aho niho hari murakoze cyane. Ikiganiro ni cyiza, ariko ndagira ngo tugane ku musozo. Tuzakomeza tuganire n'ubundi, kuko ikiganiro kiki ntikagisoza umunsi umwe, kubera amagambo akirimo n'ibyo nyine tuganiriye. Urumva ko n'abazabikurikirana bazagenda batubwira wenda aho ingenzi bumva twakomeza kuganira. Nagira ngo rero mugenere abanyamasengesho nk'uko aribo twavuzeho cyane, ubujyanama bugufi mu mirimo bakora kugira ngo ikorwe neza. Buri wese yatanga ijambo rigufi mu nama yagira abanyamasengesho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wenda tugana ku musozo, ijambo ngewe navuga si rinini, si rirerera, ariko ni rinini, reka mbivuga gutyo, rirakomeye, ni ingenzi. Ikintu cyo gusenga ni ikintu kinini, kuko twakomeje kubivuga. Gusenga ni ikintu kinini, kandi gusenga si ukubivuga. Iyo twabivuze cyane ni nabwo twiremera intambara twenyine, kuko ikintu nasobanukiwe nuko umunyamasengesho w'ukuri si icyamamare, ntaza yamamara. Kwamamara mvuga gute? Nuko usanga azwi cyane, atumirwa cyane. Oya, iyo umuntu yabibayemo ndetse ntugira n'umwanya wo kubana n'abandi, uzusanga uri wenyine wihugiyeho, ntuwogira irungu, ntuwogira gute. Ni ijambo rigufi rero navuga, nuko abanyamasengesho cyangwa itorero, kwa kundi twabivuze, dukwiye gusura ku karago, dukwiye gukora igicaniro, tukajya gusenga, tureke kubivuga cyane, tureke kuzana intambara, tureke kugira gute. Icya kabiri nuko n'abantu tujye dutandukanya discipline n'impano. Impano zirahari, discipline nizo zitandukanye, ariko impano yo ni imwe. Guhanura ni kumwe, gusa discipline nizo zitandukanye. Kandi izo discipline nazo tuze tuzitondera, tuziteho, tumenye uburyo tubikora, tubitware neza. Naho ubundi iki ni ikiganiro kirekire tutomara ubu nyine. Reka dusorezaho. Nicyo nagenera abantu, tujye gusenga, tuve ku magambo,
icya kabiri twite kuri disipurine tujye dukoresha tujye twita kuri disipurine z'itorero z'akarere z'ahantu utuye z'abantu muri kumwe. Hari ibyo twakora njyewe na mwene data hano ntibigire icyo bidutwara, ariko haza undi muntu utizera twabikora kwa kundi tukaba tubikoze nabi. Icyo nkunda kuvuga wenda nsoza ngiye gutinda, nkunda kuvuga kubwira abantu ko hariho disipurine zo gusenga. Hari imisengere yo mu cyumba, hari imisengere yo ku musozi, hari imisengere ya wenyine, hari imisengere rusange, hari imisengere y'ihuduma, hari n'imisengere noneho y'iteraniro ku cyumweru cyangwa ibindi biterane. Iyo rero tuzanye disipurine yo mu cyumba cy'amasengesho tukayizana mu iteraniro, ntanga urugero wenda mwumva icyo ashaka kuvuga. Njyewe nabonye dusenga gusirimba, igisirimba gusa tutavuze ibindi bintu bimwe, kabwa ko niko wazo tuvuga umuntu arakira warwaye abadayimoni gusirimba gusa aravuka arakira. Imana rero ntakitazikoresha, ariko iyo disipurine hari aho iba nziza iyo turi mu cyumba twenyine, ariko twaza mu iteraniro rusange, harimo abasaza, harimo abakecuru, harimo n'abandi bantu batazi gisirimba. Iyo umubwiye ngo tugiye gusenga hanyuma tugasirimba, hari igihe atanyurwa akabyita nyine ukundi. Ni byiza rero ko tumenya disipurine z'aho turi ngo tuzikore neza, ariko twibuke ko cya gikorwa cyose gikubiye mu kintu cyitwa ikigusenga. Murakoze. Reka mwene data n'abadini ndagenera. Arakoze cyane mwene data, arabisoje rwose. Ibyo avuze tugende tuzige kandi tubikurikizeho. Amagambo makeya rero, abakristo tuve mu rujijo, tuve mu burangare, tuve mu kurangarira social media ibyirimo n'isuku ihaye idutwara, kuko kwiradukura kuzo twari tuzi ko ari ukuri katujana kuzikeneye kugira ngo dutakaze indangagaciro zo gusenga. Tureke rero kurangara, hanyuma twiherere dusenge mu buryo bwose bwo gusenga, iko bibiri mu buryo bwose bwo gusenga. Nibavuga dusenge, nibaceceka dusenge, intego nyamukuru ni ugusenga. Tuve rero mu rujijo, dukomeze icyo twahawe, tureke gutakaza ngo bavuze, tureke gutakaza mu inshuti zahindutse zabaye ukundi. Oya, twige kugenda nk'uko umwami ashima. Murakoze cyane, turabasuje kandi turabakunda. Murakoze cyane.